hano hari ibintu bitatu ngiye kuvugaho. Icyambere, hano hari abantu bitwa abakozi b'Imana ariko bajya ikuzimu babirinda bavuga, genda uranyanga cyangwa untera amabuye, babirinda bavuga. Ikindi, ndagaruka ku kintu nabonye Yesu yatanze mu Burundi, mbona habaye amatora ariko mbona imitima y'abantu, kuko Yesu watoresha imitima ntabwo atoresha intoki. Mbona bose batoye ko neva yegura. Mbona havugijwe inzamba, havugijwe ingoma zirangira, mbona idarapo ryamanuwe, mbona kandi rongera dugijwe, mbona imihinga yose, igihugu cyose, amajwi menshi, imitima myinshi nabavuze ngo neva niyegura. Kandi mu busanzwe urebesheje amaso y'umubiri, hari abantu perezida aho yagiye haba hari 1000 birenze 5, 3, 4 uko byaba muri inyuma. Ako nakandi ndagarukaho. Ikindi, mu gice cya kabiri kivuga butumwa turagaruka ku gice cy'umwuka n'igice cyo kwera imbuto muri ubu butumwa bwiza. Ngira ngo rero karibu iteraniro ratangiye. Rero hano ndagaruka ku muntu witwa Mbonye, Israel Mbonye, Chris Ndikumana, Pasiteri Joshua cyangwa se Yesuwa cyangwa Joshua mu Burundi, umwe n'umunyarwanda, babiri n'abarundi. Yariko turajya tugenda dufata impande zose, mbavuze mu mazina kandi ni ngombwa n'ibindi ndabivuga mu mazina. Nanjye kandi ndivuga, nje ni habi ya mbere Marite mugiye kubana muri ubu butumwa, ariko abantu nyine bave mu rujijo no mu rungabangabo, kuko hano Mbonye akurikirwa n'abantu barenze miliyoni 30 nibyo. Chris Ndikumana ari muri miliyoni 20 zirenga z'abamukurikira. Joshua ari mu bantu barenze 1000, 2000 cyangwa 1000 nawe ubwo arabyivugira. Nanjye abantu bagera mu 30,000 nk'uko ababonye hano kuri TV Imbabazi TV 3 badukurikira. Gitwaza ari mu muri miliyoni zigeze muri 10 z'abamukurikira. Noneho rero ubwo uru ni rwo ruganda abakizwa hafi miliyoni zigeze muri 70 zikuramo ibyo kurya no kunywa muri twebwe, mu rurimi rw'Igifaransa, mu rurimi rw'Icyongereza, mu rurimi rw'Igiswahili, mu rurimi rw'Ikirundi cyangwa se Kinyarwanda. Twebwe turi igiti cyitwa indabyo, namwe mukaba inzuki zihovaho ubuzima muri twe. Kubera iki rero mvuze ngo hari babiri bagikuzimu, hari babiri bakorana na shetani? Ubwo icyo nicyo gice mpereyeho. Noneho rero mu busanzwe hari shitani, nubwo tuvuga shitani ni umwuka mubi ari we Satani, ariko Satani nawe afite abantu anyuramo kugira ngo bamamaze ibikorwa bye, nkuko natwe Imana itunyuramo kugira ngo twamamaze ibikorwa byayo. Hano rero kubera icyo abantu bakunda kuvuga ngo naka impano y'uburirimbyi yayikuye ikuzimu, naka impano yo gukiza abarwayi yayikuye ikuzimu, naka impano zikora ibitangaza niza kuri kuzimu, kuko ndumwe mu bo Yesu yakoresheje mu ijabi umuntu arazuka. Bimpa rwose n'uwo mwaka wose gukora neza, abantu baranyubaha, mbonera kure zirahaguruka kuko kubw'ijambo zifite, murimo Imana zirawusikirita, zirawuproteja. Bamwe mbabona muri Kenya ubu, abandi baracyari Burundi, abandi bagiye hanze. Twakoranye umurimo w'Imana hano Jabe Mutoyi muri komite, ngira ngo mujya munababona bashinga iyo ntahi ko byabaye. S'il vous plaît. Noneho rero urumva muri Afurika ubwo je niho ndi. Chris Ndikumana bamushyira mu majwi, Mbonye bamushyira mu majwi, Joshua bamushyira mu majwi, Gitwaza bamushyira mu majwi, ndetse n'abandi ntari buvuge hano ariko wuzi. Roza Muhando bamushyira mu majwi, ariko kubera iki kidumu kivido batamushyira mu majwi, The Ben ntibamushyire mu majwi, Medi ntibamushyire mu majwi,
mukombozi ntibamushyire mu majwi, aba bahanzi bahanga cyangwa se bakopoza indirimbo z'isi cyangwa se izo twakwita z'urukundo cyangwa inyigisho zisanzwe, kuki bo batari muri ako gatebo? Mugabo twebwe dusenga, kubera iki Pentekoste yose y'i Burundi ntavuga butumwa ririmo rihagurutsa ibirema n'ibimuga, rihumura impumyi, ntabwo bakijijwe, ntabwo basenga. ADPR of Rwanda, kuki twebwe cyangwa se Pentecoste of Rwanda, Pentecoste of Tanzania, of Congo, of Zambia n'ahandi hose uzi? Ese kubera ikiho imbere ya pasitoro nta muririmbyi urimo ukomeye ngo ahagurutse ibimuga, ahumura impumyi, nka bimwe Yesu yavuze ngo ibiragi bizavuga, ibirema bizasimbuka, ibiragi bizaririmba, ibipfa amatwi bizumva. Hari ijambo nyine ribivuga muri Yesaya. Uyu mwanya rero dufashe twari twawubemereye ko tuzawufata. Hano rero ndahera kuri Pastor Joshua. Ntabwo muvuga nk'Imana, sindi bunamuvuge nk'uko shitani muvuga, genda muvuga nkanjye, ariko shingiye ku bushobozi Imana yamaye nk'uko nanjye nanavuga. Mu busanzwe mu bintu Yesu yavuze abantu bazareberaho kugira ngo umenye ko umuntu ajya ikuzimu, cyangwa se ibyo akubwira ari biva ku Mana cyangwa ari biva kwa shitani. Kuko na Kristo hari abigeze bavuga ngo umurimo mwiza akora ngo ni Zerubabeli, ngo ni umutware w'abadayimoni. Na Yesu barabimubwiye, ndetse bavuga ko Yohana nawe bamufashe nk'umuntu urwaye amashetani. Ni ukuvuga rero, niba umuntu yera imbuto nziza, imbuto nziza ni ukutabeshya, ni ukutiba, ni ukutica, imirimo ya kamere iragaragara, n'imbuto z'umwuka ziragaragara. Mu Bagalatiya, niba witegereje pastor akaba yarakwereye imbuto, aho atakwereye imbuto ukabona ko ari ibyamucitse ku bw'umubiri cyangwa ku bwa kamere, akagusaba imbabazi, excuse me, noneho hanze hakaba umukristo ukubwira ngo pasitoro ajya ikuzimu. Ibyo ari byo byose umukristo ubikubwiye ntabwo arajya ikuzimu. Mu nzozi ntabyo we yeretswe, nta n'ibyo yabwiwe, si n'ubutumwa Imana imuhaye ngo akuzanire. Ukubwiye ko pasitoro ajya ikuzimu, haje ubwo turamufata nk'iki? Turabitwara gute? Uwo ni pasitoro mvuze. Tugaruke ku muririmbyi witwa Israel Mbonye. Israel Mbonye arena ruzuza, muri Kenya ruzuza, hoteli zo muri Kenya kuzuza, cyangwa stade. I Burundi yagiyeyo nabwo nuko, muri Canada yagiyeyo nabwo nuko. None abantu bakavuga bati, eske umuririmbyi muri gospel Israel Mbonye utanywa inzoga, udasambana, utica, utiba, ariko akaba afite iyi mpano avutse ejo, akaba afite ubu bushobozi, ni Illuminati, ni Antikristo, ni Freemason, cyangwa yacishije muri Nigeria, niyo mpamvu afite abayoboke benshi. Ndagaruka bwo icya mbere singisubiraho. Niba Mbonye rero mu nzozi Imana itaramukwereka ikuzimu, mu ijwi Imana ikaba itaramukwereka ikuzimu, mu ijambo Imana ikaba itarabikubwira ko Mbonye ajya ikuzimu, ariko hakaza umukristo cyangwa se umupagani, cyangwa se hakaza intumwa ya shetani ikakubwira ngo Israel Mbonye burya ajya ikuzimu, eske Imana isumba byose urusha nyina w'umwana imbabazi abashaka kumwirira, niba Imana itakubwiye ko Mbonye ajya ikuzimu, niba ataje ngo abikubwire mu izina rya Yesu ngo abihamye, abihamishije imirimo n'ibitangaza wabona,
ubundi ubwo ukuri kuri nicyo kitwicaje aha kukubwira ukuri. Chris Ndikumana bati yagiye aha n'aha mu ivugabutumwa, twabonye imbago bazita, tubona abantu bari gukira indwara, abantu barahebeba, abantu baravuga, amashitani aragenda. Chris Ndikumana ni umuntu udasanzwe watangiriye muri kango katariko, simpamenya ko biriya bintu biva ku Mana. Ni amapepo, ni impempu mbi, ni amashetani. S'il vous plaît, nawe ntabwo njya kure ndagaruka hariya. Niba mutarahuriye mu bapfumu, niba mutarahuriye ikuzimu, niba ijuru ritaraje ngo ribikwereke, niba atarabikwibwiriye we ubwiwe, niba atarabyihanye mu rusengero, hajya ubwo ibisigaye turi guca imanza, ibisigaye twamaze kucyanzura kwajya he? Ikuzimu, akorana na shetani. Mu by'ukuri rero ubundi mu busanzwe n'abandi bavuga gitwaza cyane, ndetse hano ku mbuga nkoranyambaga ho hari n'ababyunyira bakavuga ngo afite hoteli ikorerwamo ubutinganyi, ngo yicaranye n'abatinganyi, twabonye mu rusengero rw'ibintu by'ubutinganyi. Ibyo byose ntabwo ari byo Yesu yabapimiye, yababwiye ngo mupimireho kuba nicaranye n'umuntu hano w'umutinganyi w'umunyabyaha. Mu bintu Yesu bamuhoye ngo ni ugusangira n'abanyabyaha. Mu bintu Yesu yazize ngo kwari ukugendana n'abanyabyaha. Ahubwo menya intego itumye wowe wicarana n'uwo munyabyaha, ni ukugira ngo umuhindure, ni ukwifatikanya nawe mu byaha. Objectif ujyanwe n'iki? Kwicarana, gusangira, kugendana, kubana, guha karibu umunyabyaha. Rero hano uko kuri ngira ngo tuyage hano, kandi mumbabarire rwose, murantunga. Uwo ni umutungo wa Afurika, ni umutungo w'u Rwanda, ni umutungo w'u Burundi, kandi ubwo ni ubukire Yesu yaduhaye, kandi iryo ni iterambere Yesu yaduhaye. Niba Chris Ndikumana yakoreshwa umurimo nk'uriya, Israel Mbonye agakoreshwa umurimo nk'uriya, Gitwaza agakoreshwa umurimo nk'uriya, n'abandi ntavuze, urantunga. Hari igihe waba ubanga cyangwa ubakunda, ni ukuri ntidupfa ubusa, ni ukuri ndagukomeye amashyi, urantunga. Je mvuze kote yanjye, kote y'umukristo ni iyahe? Ni ugushishoza, ukabuza ishitani, ukabuza n'ijuru. Ibyo bintu kubitandukanya, ukabuza ikuzimu, ukabuza no mu ijuru, ukabuza imyuka mibi, ukabuza n'umwuka wera, ukabuza abamarayika, ukabuza n'abadayimoni. Ntabwo ari ikintu cyoroshye ugiye gufata aho ngaho ngo narumvise, ngo narabonye, ngo ari kugira kuno mu rusengero, ngo narabonye, ngo agira kuno, ngo narabonye, ngo asomana, ngo narabonye, ngo arangije kubwiriza ngo inzoga, ngo bityo rero ngo ajye ikuzimu. Oya, hari ugukura mu mwuka no kuba abana b'abahanuzi ari bo bayoboye ibintu, noneho bakabikwiragiza mu bandi bana mu by'impembe. Noneho umuntu wese agahita avuga ngo good, ibyo uvuga nibyo. Uyu munsi wa none rero, eske babwiriza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo? Abavuga butumwa muvuga ko bajya ikuzimu? Baririmba mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mu ndirimbo zabo? Ese ibyo bakora nibyo nawe ukora? Uko baramya ni kuramya, uko bahimbaza ni kuhimbaza, uko basenga ni kusenga, Bibiliya basoma niyo usoma. Itandukaniro ririhe rero? Abapfumu tuzi itandukaniro, ibyo bakora si byo dukora, shetani ibyo akora si byo dukora. Nari ngarutse, uyu ni umutungo wa Afurika, ni iterambere mu karere k'ibiyaga bigari. Habayeho Mbabonye babiri mu Rwanda, hakabaho ba Chris Ndikumana babiri Burundi, hakabaho ba Gitwaza batatu mu ivugabutumwa. Joshua nishaka mwihorerewe, nta makuru menshi mufiteho cyane, ariko ababo ndabazi,
abo ndabazi, dufite abakozi b'Imana nk'abo cyangwa se abana b'Imana cyangwa se abakozi bacu, kuko Gitwaza biriya akora ninjye akorera, kandi bafite abantu ibindi gukora mbaye mbikora mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera, kugira ngo umenye ko njye ikuzimu ubwo ni ibyaha. Yenda ninza kuva hano kuri kamera uranyuraho ahantu naka ndi gusangira n'abanyabyaha, ni urugero nanze kuvuga wowe, ariko mu busanzwe twebwe baba Pentecoste muzi ko tugira kirazira akarimbi, ibyo mu kabari jamais n'ahandi mwirigara hari hose mu rubugu mu isoko ry'imburamumaro ntabwo nge mpaboneka. Ariko eske wowe ni ikihe gipimo ushyira mu bantu kugira ngo umenye ko bakorera shitani, afite amasezerano na shitani? Tuzabamenyera ku mbuto bera. Izi mbuto rero zabo ese bakora nk'uko dukora? Iyo nitegereje rero ibyo Mbonye akora mbona ari umukristo, iyo nitegereje ibyo Kristo Ndikumana akora mbona ari umukristo, nitegereje ibyo Gitwaza akora mbona ari umukristo. Joshua nubwo avuga ngo ajya ikuzimu nirinze kumuvuga, ariko kuko ntamuzi nta n'amakuru mufiteho cyane, ariko abamuzi n'abamwegereye. Ese ibyo ushingiraho kwa ikuzimu ni mu magambo yatura akubwira ati avamedi yabwirije mu rusengero, premidi yarari ikuzimu, twese ikuzimu, njye ikuzimu ntago mazi, ariko mu buryo bw'impembu ari uburyo Imana igukura mu mubiri ikakwereka agace kabi cyangwa karitsiye mbi cyangwa ahantu habi hari ibijyanye n'imyuka mibi gusa, ubu n'imirimo ya shetani gusa. Rero njyewe ndi umwe mu bantu badahamya batemeza ko Gitwaza ajya ikuzimu, shingiye uko mubona mu kwera imbuto kwe no mu bikorwa bye no mu butumwa bwe. Ndi umwe mu bantu bavuga ngo Aposo Dogita Paul Gitwaza simpamya ko ajya ikuzimu, kuko ikuzimu ni hehe? Ni mu muhero, ni kwa shetani, hateye n'ubwoba. Umuntu witwa Israel Mbonye ndi umwe mu bantu bahamya ko atajya ikuzimu, ubyanka ubyemera, ubyanka ubyemera, ntabyo muziho. Uyu Kristo Ndikumana w'umurundi ndi umwe mu bantu bemeza bahamya ko Kristo Ndikumana atajya ikuzimu. Mu ivugabutumwa rye uko mbibona, uko mbizi, uko muzi, ntabwo akorana na shetani. Rero shetani ntimumufate nk'umuntu uri bukurekeremo iby'Imana akurekeremo n'ibye. Ntawe ukeza abami babiri. Aba bantu b'Imana bose tuvuze hano hasi ntawe ukeza abami babiri hagize usinyana amasezerano na shetani, hakaguma mu rusengero, hakaguma mu by'Imana, hakaguma yamamaza Imana, hakaguma mu butumwa bwiza. Intego y'abadayimoni ni ukugira ngo iby'Imana iranyuzamo mwebwe mubirye mutabishaka, mubirye nk'abarwaye inzoka, mubikosome nabi, muri stoke bigumeyo, ku buryo nuhura n'indirimbo Israel Mbonye uhita uyisimbuka, nuhura n'ubutumwa bwa Kristo Ndikumana ubusimbuke, nuhura n'ubutumwa bwa Habiyambere Marita ubusimbuke. Baturiya ni akorana n'abarangi, akorana rererererere. Nuhura n'ubutumwa bwa Gitwaza ati busimbuka uyu bavuze kwa ikuzimu, barabivuze bandi. Nuhura n'indirimbo za Roza Muhanda ati barabivuze kwa ikuzimu bandi, ko yaririmbye mwambiye Yesu. Ubwo iryo jambo rivuyemo shitani. Rega jya utega amatwi, nta muntu watura Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana abibwirijwe na shitani. Noneho rero hari uburyo
ibyo bintu tutazigera tumenya ko ari umugisha twe twarose muri Afurika, tukabaho nk'impumyi, tukabaho ducuramye, tukabaho turindagira. Ntituzigere tumenya ko twe twagiriwe ubuntu, hakaza Kristo Ndikumana i Burundi, hakaza Mbonye mu Rwanda, hakaza Gitwaza mu Rwanda, hakaza n'abandi nanjye. Noneho wowe ukaguma muri ibyo bambwiye, narumvise, nta makuru wowe ubwawe ubundi ko umwenda watabutse, ibintu uteretswe, ibintu utarose, ibintu utabwiwe n'Imana. Abo babikubwiye nabo ko batakubwiye ko ari Imana yabibabwiye, ngo nibyo yumvise n'undi nibyo yumvise n'undi nibyo yumvise, ubwo umuntu wabizanye yarabikuye kwa Shetani. Yego rero babiri navuze bajya ikuzimu ni bande? Hari umuntu witwa umurozi, hari na Shetani ari wa mwuka mubi. Uwo mwuka mubi unyura mu barozi, abarozi bakadusiga icyasha cyangwa bakagisiga abantu b'Imana. Noneho hariho mwuka mubi wazamutse ku gihe cya Kristo akavuga ngo nizere baburi Yesu akorera. Mu by'ukuri nta wari wamubonye mu bapfumu cyangwa mu barozi Yesu arimo araguza cyangwa aterekera cyangwa aciwe indasago ari gukorera Shetani. Ahubwo hari umuntu ushinzwe gukurura impemu nka kumwe, akurura ikuzimu akamenya neza, impemu zikamwinjira, abarozi bakabibyukana, abapfumu bakabibyukana, abatinganyi bakabibyukana, n'abantu bakabeshya ngo naraye ikuzimu, ngo morirayo nanaka, ngo nabonye naka ikuzimu, ngo nanaka naramubonye, ngo mbaye ikuzimu imyaka 7, ngo mbaye ikuzimu imyaka 8, ngo mbaye ikuzimu imyaka 10. Ukuri kw'ibyo bintu ni ibanga rikomeye cyane. Ngo naryaga inyama z'abantu, nanywaga amaraso y'abantu, ngo Yesu yankuyeyo, ngo ubu ndi umukristo. Bibiliya yivuze mu isezerano rya kera n'iry'ubu, igaragaza ababaga mu marimbi, ikagaragaza abageze ahacecekerwa bategerereje Aburahamu. Iyo Bibiliya yivuze ivuga aho abageni barindiriye, ikagaragaza n'abantu Yesu yagiye kubohora bari bugaranwe mu magereza kwa Shetani, kandi kuva icyo gihe Yesu ngo rugera rukinga. Niba ikuzimu hari inzira igaragara Bibiliya itavuga, bikaba risiye umwuka. Ibyo bintu sindi umuntu utemera ko ikuzimu habaho, ikuzimu habaho, ariko sindi umuntu wemera ko umuntu ava mu mubiri akajya gutura y'imyaka 8 akazagaruka mu isi yatungwaga n'inyama z'abantu n'amaraso y'abantu. Urumva iyo nyigisho kugira ngo uyapurike icyo gitabo, kugira ngo cyandike ubibwira abantu, byigisha abantu ngo nahuriyeyo nanaka, ubihinduye ko ari mu Buyenzi wari wagiye, ubihinduye ko ari Rwakarede, ubihinduye ko ari kwa Siyoni wari wagiye, ni Nyabugogo, ni Remera, ni Kanombe, ni karitsiye yahe wagiye ugahurirayo nanaka ngo namubonye, ukabihindura nk'aho wabonaga ari ibintu bisanzwe. Rero Yesu aravuze ngo musenge mutajya mu moshya mabi, ayo ni amoshya. Abantu rero bafite impwemu zo koshya, bongorerana, byitwa amoshya mabi. Rero Bibiliya tuvuze ngo ntidugace imanza, umucamanza wenyine ni Uwiteka. Ntabwo bano bantu rero mbavuze nk'Imana, sinabavuze nka Shitani, ariko je narishatse kukubwira ngo nusanga naho ari urubwa Shitani yabambitse kugira ngo udakosoma ivuga butumwa Imana ibanyuzamo. Ubundi se niba gikuzimu ariko yava yahikuzimu yagiye akaguhanurira bigasohora, akagusengera ugakira, mu izina rya Yesu na Data n'Umwuka Wera wizera, ngiye ubaye aho wajya hose ukaza muri ubwo butatu butagatifu, ukaba ari bwo unyuramo kampezagira.
ibindi ntibindaba kuko n'ubundi ntiturarana ntitwirirwanye umuntu wese azabazwa ibye cunga izamu ryawe hagarara ku munara wawe utegereze ibyo uhoraho akubarira ngira ngo rero munyemerere ya matora navuze ndayabandanya ejo rendi iminota iranjyanye kandi ni ngombwa ko twakoresha n'iminota mikeya ariko abantu babiri bajya ikuzimu nabo ni umwe witwa shitani usanzwe ubayo ariko akaba afite sirikirasiyo mu barozi nibo bajyayo rero hari umwuka ushinzwe kwamamaza ibikorwa n'imirimo ya shitani ariko si impamya ko Uzireri Mbonye ngo yari ari kuzimu ngo Gitwaza ngo yari ari kuzimu ngo Kristo yari ari kuzimu oya ibyo ntabwo ari byo vrema aho siho dupimira abagikuzimu n'abatajyayo ahubwo niba umufiteho gushidikanya cyangwa ngiye ukangiraho gushidikanya fata iminsi 3 utajgutaho ubwira Imana ngo ese uyu muntu koko ni we wamutumye cyangwa ni shetani yamutumye cyangwa ni leta yamutumye kuko intumwa nesha intumwa iva ku Mana intumwa iva kwa shetani intumwa iva muri Kayizari muri izo ntumwa menya kubicagura no kubitandukanya niho bizakoro ariko ntushobora kubimenya rero uri umunyamasengesho uri hasi yego ndagushimiye rero umbabarire guseguyeho basanga nkukomerekeje cyangwa nkusitaje ariko rero n'umubiri ujyayo noneho imwempu mbikanyura mu mubiri iyo mwempu ikajya ikuzimu mu buryo bw'imikorere ya shetani ahandi ni umwuka wera ujyayo akanyura mu bamarayika bakomeye marayika Mikayeli mwuka wera akajyayo abo bantu ko ari babiri nibo bashobora kuguha amakuru yizewe ahagije nibo bantu bagira sirikirasiyo muvoma mu ijuru mu isi n'ikuzimu ariko twe dusanzwe biragoye witiranya amazina biragoye niba rero uba mu mwuka ku rwego rwo hejuru uzamenya amakuru niba uba no mu mubiri ku rwego rw'abarozi n'abapfumu n'abadayimoni nabwo ikuzimu uzamenya amakuru suri rero n'abo bantu babiri hano hari uburwayi iki ni igice cya kabiri kivuga butumwa mu masengesho turimo hano hari indwara nusanga uyifite utege Yesu ayikuvure akoresheje ikinini cyangwa urushinge ariko ayikuvure kubera icyo abahanuzi abavuga butumwa abigisha kwirukana abadayimoni turabishoboye kubwiriza turi mu mwuka turabishoboye kuririmba turabishoboye ariko hari kote yatunaniye hari kote irwaye hari kote abigisha bibandaho cyane bakatwigisha mushakishe uburyo wakerekwa warota wavugana n'Imana wakumva ijwi mbese ukarara mu butayu uvuga uti mwami Yesu nkwiye kumenya ibizabejo iby'Imana ikabigukora urukurira umusozi ukiyiriza ubusa ati mbatiza muri mwuka wera kandi Imana ikabikora rwose nanjye m'ikiganza ndamburira ku barwayi bagakira ibyo ikabikora mugabo mu Bagalatiya akavuga ngo mukwiye kwera imbuto z'abihanywe kubera iki tutera imbuto kandi hakavuga ngo imbuto zanyu zigumeho kubera iki Yesu hari igiti yavumye akakivuma cy'umutini cyangwa umusokomoni akakivuma kubera kibuzeho imbuto ese ibisi twebwe biri kototera niba uri igiti kimaze imyaka 30 gihinze amaboko yawe akabatera imbuto intambwe zawe ntizera imbuto eske waguteye nk'igiti kubera icyo utari kwera imbuto kubera iki ntari kwera imbuto tugiye kuganira rero mu mwuka kubera iki gice cy'umwuka wera abantu bakizi bagisobanukiwe cyane twe baba Pentecoste cyane aya madini ari reveye abemera Yesu nk'umwami n'umukiza akarusho bakabatizwa mu mazi menshi bakagira ikirenge muke
bakizera uko yizeraga bagakora ibyo yakoraga, donc abakurikiye Kristo. Kubera iki tudashobora kwera imbuto? Ni ukuvuga ngo iby'isi bishushanya iby'ijuru, ibiti by'imyembe, ibiti bya pome, ibiti by'amavoka, ibiti by'amapapayi, ibiti by'imizabibu bitandukanye, ndetse ibiti bitandukanye byera imbuto. Hano ntari burondore byinshi. Uri ikihe giti? Hari igiti cyera rimwe mu mwaka, hari igiti gihora cyera, hari igiti cyera imbuto rimwe, hari igiti kigira ishami rimwe rikera irindi ntiryere, hari icyera hejuru gusa hasi kikanga, hari n'igiti rero kitera. Ofete rero umugambi wa shetani ni uko tutakera imbuto. Noneho Yesu yazaza akatuvuma nk'uko yavumye kiriya giti cyitwa umutini, kuko Yesu yaduteye atwiringiyeho kwera imbuto zikwiriye abantu bihana. Niba umuntu amaze kwihana akakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko akaba atakera imbuto, bipfira he? Rero twatangiye urugendo rwacu. Niyo mpamvu muzabona hano hari abapasiteri bahanuye bakora ibitangaza, bakatakata mu isi cyane, hari umuvugishwa, hari aberekwa, birukana abadayimoni. Kandi ibyo bintu nibyo, ndabihamya nibyo rwose. Imbaraga z'Imana ziba ziri muri bo, ariko akabeshya, ariko akiba, ariko akagambana, ariko akaroga, ariko agasambana, ariko akica. Ni ukuvuga imbuto muri twebwe ntabwo twera imbuto. Rero igice kimwe cy'umwuka, ubwo ndi kuvuga abakozi b'Imana abakristo bato bo, navuga ngo baranarengana, kuko iyo tubyigishwa bakatubatiza batubwira ngo ni igiti Yesu ateye kandi gitegerezwa kwera imyembe cyangwa gitegerezwa kwera pome, kandi ubwo buryohe Yesu akurikiranyemo nibwo butuma gufumbira. Ni imvura ubura yo kwera, ni izuba ubura kugira ngo were. Habari ni iki ubura kugira ngo were imbuto zikwiriye abihanye? Muririmbyi yaravuze ngo uzazuca uwo mugozi, uzabumboshya umutima, nezezwa no kubohorwa, ntabona uko ngukorera, urandinde mwami Yesu, uranyiriza imigambi, uranani urugendo, uzanyibutsa urukundo, uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto, ukazaho bw'ibyo byose, ugeze iwanjye mu ijuru. Umwanzi niwe wabikoze. Umwanzi niwe wabikoze ngo yacunze umubi, byamaze kubiba nawe araza bibamo urwavu. Umwe abiba amasaka, umwanzi nawe abibamo iki? Urwavu. Mu busanzwe uhoraho yiringiye ko tuzera ibitoki, ariko twera indibu. Niyo mpamvu navuze ngo umukama aduhurumiye adusame. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri mu ijambo rimwe n'irindi, haleluya, umukristo wese ari oburijwe yo gutunga ibi bintu uko ari bibiri. Igice cy'umwuka ugomba kuba umugwizatunga, n'igice cyo kwera imbuto ukaba umugwizatunga, kandi ukabizirikana byose. Kandi izi mbuto nturi buzere muri uku kwezi ngo mukundi ziveho. Uteye uteye iruhande, icyo giti ngo kikaba gitewe iruhande rw'amazi adasuma. Kwiye kwera imbuto igihe cyose kandi zikagumaho. Izi mbuto rero ni umwimbu wa Kristo. Nawe warabyaye, urindiriye ko abana bera iki? Imbuto. Nawe wahinze imbuto, iyo uteye voka ntiyere, uragitema ukayicana, ntawe ubajije, nta negosiyasiyo yindi. Iyo uhinze umwembe cyangwa n'ikindi kintu kikagwara ubusimba ntikere, wari ugiteye nk'urubuto, egare kugitema ukagicana. Umukristo rero ni inshingano ze zo kwera imbuto zikwiriye abihanye.
kandi izo ntuzera ko isengero zifunze cyangwa zifunguye, ntuzera ko ishengero gukomeye amashyi cyangwa ikwemera cyangwa umugore abyemera cyangwa umwana abyemera. Oya, uri waburijwe ni itegeko kwera imbuto zikwiriye wowe wihanye. Noneho rero nimpanura nkerekwa nkavugishwa ariko sinera imbuto, igice kimwe cy'iby'umwuka ndatunze ariko ikindi gice ndakenye, ndi umutindi wo guharirwa, ndi umworo. Ese nta waba umugwizatunga mu by'umwuka no mu by'umubiri ndetse no mu kugororoka cyangwa mu gukiranuka? Kwera imbuto ni akanwa kawe uri bucunge, garagura karindwi. Kwera imbuto ni amaboko yawe uragiye, nta wundi uyaragiye, ni wowe uri kwibura bimenya kuri kwiba kuko urakuze. Intambwe zawe ziri kujya muri Kayizari, urabimenya ko aho uri kwerekeza ari muri Kayizari. Niyo mpamvu Yesaya yahamagawe, we yari umukozi wa Kayizari cyangwa se Sazari, ahita avuga ngo nkoze ikara ryaka ku munwa, noneho ntangire kwatura ibyawe, ntangire kuvuga ibyawe. Niho Yesaya rero yatangiye guhamya ko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Ntabwo rero dushobora gukura ngo tugere ku rwego rwo gusabana n'Imana, ntidushobora gutera imbere ngo dusobanukirwe abajya ikuzimu n'abajya mu ijuru. Tuzabamenyera ku mbuto zabo, ku byamwa bama. Niba ari ibiti bitewe, igiti kikaba kiri kwera ibintu bibishye, wikiri gushakira ahandi. Niba Yesu yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo, none izi mbuto ntunazizi, ntuzi niba wera utanera, ntuharaniye kwera cyangwa kutera, urimo ahantu nawe utazi, umeze nk'ikinyugunyugu kiri kuguruka. Kubera iki Yesu avuze ngo bazatumenyera ku mbuto twera, ariko umukristo bukira nta mbuto yeze, ijoro rigatandukana nta mbuto yeze, ukwezi kukarangira nta mbuto yeze. Hari igiti cyera n'ukinyuzeho wese atame, kandi igiti cyose cyera kirakundwa. Burya abakristo barakundwa, abantu bafite impano barakundwa. Nanjye ubwanjye hano nzi abantu bankunda, ndetse anande bakarira, ndetse anavuga ngo ese ubu nzahoberana na Habiyambere Marite tugumbirane, ngo ese byashoboka? Ngira ngo ntangaje igikorane hano, turi umuryango mugari urenze 30,000 n'ibindi. Abo bose nabemera kugendana nanjye muri uko kuri k'ubutumwa bwiza. Rero abo bantu ntabwo ari bake. Niba abantu 30,000 iyi message bageraho, niba hano shobora kwicara nibura ijoro rimwe ukabona abantu 5,000 cyangwa 4 barebye ubutumwa bwiza, Imana impe kwera imbuto zikwiriye abihanye imbere yanyu. Kandi navuze ngo hari uwanyereye mbi, ntavuze ngo hari impamvu, ntavuze ngo urabona, donc vraiment nyine nta cyishimikizi icyo ari cyo cyose nkwiye kugira, ntacyo. Ariko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga cyangwa se inkomezi. Rero nimvuga hano ngo kwera imbuto ni ikintu twatakaje. Nkagiye w'akarorero, abaduhagaze imbere batubwiriza batwigisha bari abahanuzi, agahagarara kerekwa ati mbonye uwambaye suvi itukura, mbonye uwambaye mugondo, wambaye ibiniri bifite ibara rinini, Imana imbwiye ko ejo yari arahanahana hari gusambana. Twese tukagira ko nagahaguruka ati Imana imbabarire n'iki, tuhita tunyuraho. Ati mbonye wowe ejo byagenze uko, nawe ejo byagenze uko, nkuko nanjye hano hari abo tuganira nkamubwira Imana imbwiye, Imana inyeretse. Ubwo nawe agahita anyura muri uwo murongo. Ariko twibagirwa ibanga, iri ni ihishurirwa rikomeye cyane ryitwa kwera imbuto. Niyo mpamvu umuntu aguha imodoka akubona uri umuhanuzi, ariko ejo yasanga warabye abana 3 hanze cyangwa 5,
atayi imodoka yanjye yapfuye ubusa. Ntago yapfuye ubusa, ni uko atabimenye. Inzira ntibwira umugenzi. Iyo mbimenya umuntu akaguha akaza gusanga uri umwesikoro, uri umubeshi. Ni uko atigeze yigishwa ibanga ryo kwera imbuto. Ubundi mu buryo bworoshye umuririmbyi avuga ngo mpisemo guhora nkizwa, kandi buri munsi biriya bintu abikorera iki? Ni uko aho nicaye mba mpazi, ubu bino ndi kuvuga ndi kubyumva ibyo ndi kuvuga, mu kanya ndamenya aho ndabandi, naho menya ibyo ndabandi kuhakora. Ntimukifatikanye n'aba, ntimukababa, ntimube imvi z'urutarutaro, hato na hato ntimukivange, ntuduhane mu bishuko. Guhora uri update nijoro. Ni ukuvuga rero kwera imbuto Pawulo yavuze abwira Abagalatiya ni mwere imbuto. Uyu munsi rero hano ubu tugeze mu gihe kibi Abagalatiya bari bagezemo, Imana ibasaba kwera imbuto. Kandi impano gusa iyo uzijyanye utera imbuto ntabwo uba ukomeye, uba umeze nk'igihaza cyangwa umwungu, watermelon, ipapayi, ishu. Burya umunyengabire, umunyempemu, umunyempano ntabwo ari mu bakomeye kuko atera imbuto, ari mu bantu boroshye cyane, kubera ko gukora ibitangaza ari bubikore, ariko no kubeshya kandi birajyana. Ariko burya ashoboye gukora ibitangaza akanera imbuto. Nshuti yanjye, ni Eliya, ni Musa, ni Enoke, ni Yosefu, ni Daniel. Rero nuza kwitegereza Daniel Babuloni yaranyazwe mu gihugu kitari iki, ntiyatura Imana ishavu ko bamushimuse, ntiyagaragaza umubabaro uwo ari wo wose imbere y'Imana, aguma yera imbuto, yanga kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Yosefu bene se baramugambanira, bamuta mu cyobo, akorerwa ibara n'ibindi. Ageze kwa Farawo mu kiboyi yera imbuto, ahamagawe na muka Potifari yera imbuto, ageze muri gereza yera imbuto, avuyemo abaye prime minister yera imbuto. Ubwo urumva aho hantu hose aguma yera imbuto. Ahandi naho hari abantu bagiye bera imbuto nawe uzi. Nawe hari igihe wafashe cyo kwera imbuto, buno byagenze gute kutakera imbuto, kutakivugisha ukuri, ntukora imirimo myiza, ntiwera imbuto, n'izuba n'imvura habari. Burya rero ijuru rizaza nk'umusuma, kandi ijuru rizadutungura. Ukwiye guhagarara wera imbuto zikwiriye abihanye cyane rwose. Ibihe turimo si ibyo gukinishwa, kuko ari igihe k'inkwara n'inkwari zinaniwe, bananimuwe n'urukundo tabari itorero, tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Ibihe turimo si ibyo gukinishwa, kuko ari igihe k'inkwara n'inkwari zinaniwe, bananimuwe n'urukundo tabari itorero, tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Buno rero nubona umugore atari kwera imbuto mu rugo rwe ngo azerere umugabo, azerera abana, ni ibihe bibi dusohoyemo. Nubona umugabo atari kwera imbuto ngo azerere umugore, azerera abana, ni ibihe bibi. Nubona abana baterera imbuto ababyeyi, umukristo ntiyerere imbuto igihugu cyamwibarutse, ntiyerere imbuto ishengero, tukajya tugira ubuntu bw'ubunyanga bw'amangetengete butuntu, ururimi rwacu rukabamo utuntu, intoki zacu zikabamo utuntu, amatwi yacu akabamo udukuru twishi, turaho gusa. Bibiliya itubuza ibyaha by'inyongebezabugingo, ikatubuza n'ibyaha nyabyaha. Bibiliya hari abigenera kunywa amata adafunguye kugira ngo bavemo abagabo nyabo, noneho hari n'abigenera kunywa amata anafunguye, hari n'abo n'abajya umutsima utera imbaraga. Ni ukuvuga rero abatoya barereshwa ayo mata adafunguye. Ikibazo rero hari n'utarayanyoye, hari n'utazi kwabaho,
ugasanga warizwe nabi mu by'agakiza, ugasanga nta disipurine umuntu afite mu gakiza, nta kubaha umuntu afite mu gakiza, nta kwige. Buriya muzitegereza abamasera n'abahamya n'abantu bagenda buke 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 buke. Umukristo ni kuri akwiye kugenda, simvuze imitima yabo n'ibikorwa byabo oya, ariko umukristo Yesu yaravuze ngo aha uhindura bakubitamo. Mpamenya ko bidasobanuye rero iby'isi nyine ngo utege baguhuragure oya, ahubwo bivuze ngo uri umuntu ugomba kwitegereza cyane, ugashishoza cyane, ugatekereza kabiri, ukagaragura ururimi karindwi mbere yo kugira ngo ugire ibintu wapurika mu buzima bwawe. Mungu asifiwe. Rero nuza kwitegereza hano iki gice cyo kwera imbuto niho ubugwayi buri. Kubera iki abapene, abapantekoste, abakizwa tutera imbuto? No mpamvu uzabona abantu benshi bavuga ngo ndirirwa nkizwa, ngo naka ntimwamubonye, ngo naka ntimwamubonye, ngo naka ntimwamubonye. Abapasiteri benshi urabazi, baririmbyi benshi urabazi, badirija benshi urabazi, nubwo tutagera ikirenge mu cyabo. Ibanga shitani twebwe yatwibiye n'ikintu shitani yatunyaze no kwera imbuto. Dufite ijwi ryiza ryo kuririmba, ofete tugahogoza, tukaminuka, tukamanuka, tugatambika, imbuto zikwiriye abihanye ntazo. Rero kuba nakambara kositimu nziza, nkafunga karuvati nziza, nkashyira inkweto nziza zivuye mu Buyapani cyangwa mu China cyangwa mu Burayi cyangwa muri Amerika, nkasokoza neza, nkafite salon de coiffure mwiza unyitaho, ndi igiti gifite ibibabi ariko kitagira imbuto. Wambaye baze ya 600,000, 800,000 cyangwa ya 100,000 cyangwa 50,000 n'ibindi abamama bambara byiza, mugabo utera imbuto umeze nk'igiti kimwe Yesu yavumye, gifite ibibabi biyumbaraye ariko nta mbuto. Muri aya masengesho iminsi 15 nkwifurije kwera imbuto, kandi ibyo bipande bibiri byose muri wo bihagarare neza. Niba hari ibyo wakongeramo ame, hari ukwiga yame. Rero utwo tuntu uko ari tubiri mu buzima bwawe n'ibindi byose birakenewe. Reka dusengane. Data Uwiteka aduhe muri uyu mwaka tugiye gutangura kwera imbuto, no mu buzaza duhe kwera imbuto, no mu bihe tunyuzwamo tuhabwe kwera imbuto kandi zikwiriye abihanye. Yego, icyo nicyo nkwifurije, kwera imbuto, kandi birashoboka. Nturebe abaguhemukiye n'abakugiriye nabi, nshuti yanjye, era imbuto. Ndagushimiye Mwami Yesu kubw'ubutumwa bwiza uduhaye n'ijambo uduhaye. Ibyo ugomba, ibyo ushima, ibyo ushaka bibiho none n'iteka ryose. Amen. Tubandanye rero gusenga ku manywa twiyiriza ubusa. Amasengesho arabandanyije, ukuri kwamye, umukama aguhezagire. Mbifurije gutangira uwa mbere mwiza mu kanya. Iyi minsi 7 tugiye gutanguriza tubera iminsi y'umugisha. Muri amasengesho tuzasubizwe, igihugu gisubizwe, ku giti cyawe usubizwe, inshuti zawe zisubizwe, umuryango, inzu yawe, abawe, ibyawe, ishengero, duhabwe ku urwunguko cyangwa kunguka mu izina ry'Umunyanazareti. Amen.